isoko ry'imbuto riri ahazwi nko kwa Mutangana mu kagari ka Nyabugogo umurenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge. Kuri uyu wa 15 Mata habereye igikorwa bikekwa ko ari icy'ubujura bwa telefoni n'ibyangombwa byari biri mu ikotomoni. Kugira ngo bigaruke hitabazwa uwita umuganga cyangwa se umuvuzi gakondo afatanyije n'uwatakaga kwibwa. Bashika uwabitwaye hifashishijwe ibikoresho bidasanzwe kugeza ubwo uwari ubifite bigaruye akabirambika hasi imbere y'imbaga yabiganjemo abahacuriza nk'uko abayibonye babitangarije ATV yariri ahari kubera ibi bikorwa. Ntabwo bamwe babyizeraga ko nyine bumvaga ko ibintu byapfuye bidakunda, ariko kuko bikunze abantu bakabibona biragaragaye n'ubundi ntawazi. Umuntu ntabwo ari umupfumu ni umuganga, kuko iyo ari umupfumu yaroga ntabwo yagakwiye gukora ibintu nka biranga umuntu wibwa agaruza ibye. Sibyo kuriya muntu mu bigaragara turutse hirya yirukanka tugabona ko asa n'umuntu uri gushya. Ntabwo tubyizeye ko tubibonye agaruye ikibwe, ariko turabyemeye kuko yari yibye n'ibyo yibye arabigaruye, no mu buryo abigaruyemo n'uburyo ki umuntu yamukozagaho inkoni, uriya muganga yamukozagaho inkoni ukabona umuntu arashya rwose aranira umuntu w'umugabo iyo arira biba bigaragara ko yababaye. Aturutse hariya yirukanka hano avuga ngo mu nda ni iki, avuga ati shyira umuntu by'abandi yiruka cyane ubona mu nda wagira ngo ari gushya gurumana agera aho yibiye nyine asubiza iby'abandi. Aturutse adashyikirijwe inzego. Umuganga muhaye imbabazi kubera ko ibyo azunze yabibonye, iby'abandi yabizunze. Muganga rero sinzi ibyo bavuganya muha imbabazi, ariko anamukozeho cyane yigaragura abanza yamubabaje. Gutanga amanimero ku bantu nyine bibwe cyane hariya. Navuga ko ari umutekamutwe, ahubwo we yajya agira ikiru ashyiraho cyangwa igiciro tukayapagasa tukayamuha akatugarurira ibyacu. Usibye no gushya azatora amashashi agende anuka pe n'aba bumusazi ku musozi. Ndumva mwakizwa tukareka kwiba tukajya turyayo twakoreye kandi akadushimisha. Ubwo abaturage bavuga ibi ku rundi ruhande. Nerekeza iburengerazuba i Karongi, aba nari mfite telefoni ndi kujya hariya muri gare ngiye gutega, umujura ayinyibye ngenze ndanganya ngenda nshakisha nsanga uriya mugabo afite udupapuro ari kugenda atanga. Ubwo ngubwo amaye igipapuro ndasoma nsanga handitseho abibwe kabagaruriza ibyabo. Ubwo ndamita mbimubwira, yavugaga igiswahili ntabwo yumvaga ikinyarwanda. Yaranyibye telefone n'indangamuntu. Nabishubijwe ngibi. Dore ngibi dore n'indangamuntu ngiyi yarimo hano. Dore ngiyi. Umuntu ashobora kwibaza kugira ngo bamushike bakugaruriza ibyawe bigusabye kwitanga. Nitanze 8,000, ababyeyi twari turi kumwe baramfashije, nari mfite inote ya 2 yonyine, ababyeyi twari turi kumwe baramfasha banshyiraho 5. Ese wowe ni iki gitumye ugira icyizere kandi nje ntago icyizere nari nyifite runaka, nje icyizere nyihawe n'abantu nari ndimo bavuga ati kuko reka dukora ibi bintu turebe. Waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga, nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende. Mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda, avura inyatsi, ababuza abagabo, ingo zidasobanutse, ukunda nta gukunda muze abahuze, business byaranze muze abigorore, baguterereje ihembe vayo aritumure. Abafitiye imiti ivura indwara zikurikira: umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha, tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano, dutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri, tuvura indwara z'uruhu, izo mu nda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo, tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga 5,000 gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu 0793 579 953.